Reka mbasuhuze bapiyoniya aho muherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, mu gihugu cyose cyangwa abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'abandi mugerageza kurwumva ndabasuhuje. Ndabasuhuje kandi mbazirikana mwese aho muri hose. Hanyuma rero uyu munsi ni umunsi Coateam yongeye kwibuka abapiyoniya bamayininze P-Network. Binjiye mu mushinga wa P-Network bakamayininga P. Kuba waramayininze P rero ntabwo bihagije my friend. Kumayininga ni kimwe ariko no kuzuza ibisabwa ni ikindi. Ibyo rero nibyo Coateam yongeye kugarukaho itwibutsa. Ibyo nibyo Coateam irimo yibutsa umupiyoniya wese, waba uri umupiyoniya umaze imyaka 5 mayininga, waba uri umupiyoniya umaze umunsi umwe umayininga, iyi update irakureba. Tudatinze rero Coateam yatubwiye ngo complete mainnet checklist my friend. Reba neza nimba checklist warazujuje neza. Tuzi neza ko twebwe turasabwa gukora 8 neza, hanyuma iya 9 Coateam ikaba ariyo iyikora. Ese zose warazikoze? Ese niba utarazikora ugeze hehe? Complete all mainnet checklist step, especially other your KYC. Urasabwa gukora KYC byanga byakunda igihe bayiguhaye. Okay, reka dusome rino tangazo rero Coateam yaduhereje. Migrate to mainnet. Submit KYC. Muri kubibona hano ngiye gusoma. Dore ni ahangaha ndi musoma. Ahangaha migrate to mainnet and here submit KYC. Iri tangazo rero murabyibonera ni Coateam yaritanze. Ngaha hano. Iri tangazo ni Coateam yaritanze, nta wundi muntu yatanze rino tangazo. Iri tangazo Coateam yaritanze ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11 ku isaha ya 12:24 après-midi. Iri tangazo riravuga ngo iki? Iri tangazo rirongera kutwibutsa kuzuza checklist ndetse no gukora KYC kugira ngo buri wese azagere kuri open mainnet ibintu byose yarabyujuje. Coateam rero iri kutubwira ngo iki? Iri kutubwira ngo essential reminder. Complete your mainnet checklist step to migrate to mainnet if you have completed KYC. Process yet because pioneer still needed to set up and to confirm their warrant and store the passphrase safety signal token acknowledgement and finish only other step on the mainnet checklist. Migration will be enabled only when the checklist steps are full completed. Yes. All other steps can be completed even before KYC. Your reason to wait on this step, especially after complete KYC. Given the grace period, deadline migrate your P
to mainnet as soon as possible to available. Affect and use your P with other before and after open mainnet. Okay, buri wese rero ndumva ibi bintu yabigira ibyiwe my friend. Ibi bintu bigira ibyawe kubera yuko birakureba. Hano Core Team yongeye kutwibutsa ko tugomba gukora ziriya step 8. Itubwira yuko step ya 9 ariyo iyikora. Izaguha iminsi runaka yo kugira ngo habeho gukompleta iriya KYC kugira ngo ukore migration. My friend, bongeye kubwira ngo ibyo ntibihagije kuba wakuzuza step nk'uko zisabwa. Bongeye kutwibutsa ziriya pass phase. My friend, ibyo bintu mpora mbibabwira igihe cyose. Pass phase zawe zibika ahantu hizewe. Wifata pass phase zawe ngo uzishyire aho wiboneye, kuko ziriya pass phase nizo zizatuma ufungura wallet ukajya kubika, ukajya kubikura, ukajya kugura, ukajya kugurisha. Izi pass phase rero Core Team nayo yongeye kuzigarukaho, kuko hari benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga birirwa bavuga ngo ko nibagiwe pass phase. My friend, uw'aka kanya rero uri kumva iyi video ukaba waramaze gukora KYC, ukaba ufite pass phase zawe, zibika ahantu hizewe kuko nizo ejo zagufasha. Ese reka nguhe urugero. Uramutse ufite inzu yawe ukaba wafunze ariko imfunguzo ukazita, ese uzinjiramo ute? Kwinjira mu nzu bizagusaba guca urugi. Izi pass phase rero zifate nk'urufunguzo rwinjira mu mutungo wawe. Aha kugira ngo winjire mu mutungo wamaze kumayininga, wamaze kugera muri wallet, nuko uzaba ufite zino pass phase, aya magambo 28. Niyo rero mpamvu Core Team yongeye kwibutsa, kuko tuzi neza yuko zino payi twamayininze nizamara kugera muri wallet, kugira ngo uzajye ujya kuzireba nuko uzajya ufite zino pass phase 24. Rino tangazo rero n'ubundi ni itangazo rije ryongera gushimangira, kuko ibi ngibi byaravuzwe kandi byaramenywe. Niyo mpamvu tutavugaho byinshi, kubera yuko abenshi tumaze kubimenya. Twongera kwibutsa abantu bashyashya barimo bakopereta ziriya checklist kugira ngo nibagera kuri pass phase bazibike neza. Hanyuma Core Team yongeye kuvuga ngo yaduhaye igihe cya grace period, iduha deadline yo kugira ngo dukore zino KYC mu gihe cyo kugira ngo hatangirweho migration. Hano yongeye kutwibutsa kugira ngo niba ukoze KYC hari igihe cya period yaguhaye kugira ngo habeho migration. Ariyo mpamvu hari abantu benshi cyane birirwa barira ngo ngewe ndaheze muri tentative. Yes, uri muri tentative, ariko hari igihe runaka Core Team yaguhaye kugira ngo uzabe wemerewe guhabwa migration. Urugero nkanjye hano, witegereza hano, reka murebe igihe Core Team yampereye nzaherebwa migration. Reka dutegereze turebe ngo Core Team yampaye guhabwa migration ryari. Itegereze neza. Deadline to migrate your pay. Yes, igihe cyo kugira ngo pay zawe uzimigrate, uhabwe migration.
njyewe urareba yuko bampaye iminsi 184, dore ngaha hano, ahangaha niho ndimo gusoma, sinzi nawe isomere wirebere hano, barambwiye ngo deadline to migrate your pay is 184 days. Okay. Niyo mpamvu rero nawe wicika intege uko nanjye ngibi hano ibyo mvuga nibyo mfite, ko step zose nazirangije ariko ntegereje step ya 9 kugira ngo mpabwe migration. My friend, icyo usabwa ni ukompleta zino mainnet checklist kugira ngo nawe uzabashe kugera kuri open mainnet uri umuntu w'umugabo. Okay, mbahaye ikaze rero kuri buri wese kuri channel P Mining. Reka turekere ahangaha dusoze ino video. Icyari kituzinduye ni iri tangazo kugira ngo buri wese abashe kuryinjiramo neza. Abasabwa gukora ibyo kwa timu ibasaba mubikore kandi vuba. Murakoze.